Uyu mugabo rero kuri screen yitwa Raymond Lavigne, niwe watumye umunsi w'abakozi ushyirwa tariki ya mbere z'ukwa gatanu. Dore uko byagenze. Mu kinyejana cya 19 mu mwaka w'1886 inganda nibwo zari zicyaduka mu Burayi na Amerika, bityo ibihugu byose byari biri gusiganirwa kuba ibya mbere mu bukungu. Iri siganwa ry'ubukungu ryatumaga abaherwe n'abakoresha bashyiraho amasaha menshi y'umurengero abakozi babo kugira ngo bagwize ubutunzi bwinshi. Byageze aho tariki ya mbere z'ukwa gatanu muri leta ya Chicago, abakozi barigaragambye barabyanga. Ubwo umupolisi yageragezaga kubatatanya ngo bareke kwigaragambya, umuntu utaramenyekanye yateye igisasu hagati mu bigaragambyaga, maze abapolisi nabo bahita batangira kurasa bica bane mu bigaragambyaga. Mu mwaka w'1889 nibwo Raymond Lavigne yatanze igitekerezo mu nama i Paris ko abakozi bose bakwiye kuzajya bazirikana uyu munsi tariki ya mbere Gicurasi, bagahabwa ikiruhuko mu rwego rwo kwibuka bagenzi babo biciwe mu myigaragambyo y'i Chicago baharanira amasaha 8 y'akazi kugira ngo umukozi wese agire agaciro gakwiye. Nawe rero umukozi w'u Rwanda uyu munsi urakureba, waba ukora mu biro, mu ruganda cyangwa mu murima, umurimo ukora ni ingenzi cyane kuba ushyira itafari ku Rwanda twifuza. Wumve ko ufite agaciro kandi ukunda ibyo ukora. Umunsi mwiza w'umurimo kuri mwese.